Edi, umeze uteze ko ndeba usa nabi se urabona udasa nabi kubera iki usa nabi se ariko inzara ni iya hafi ibyo ni uguhita ngerayo ni ukugenda itazapfanya niko nigereye yone se wijuru we ko ndeba ari gutinda nshaka kwigira mu gasoko kwigurira utunyanyara umukozi w'Imana ariko arabeshya ndaza kumutestinga ndamutestinga nkorera umuti byanga bikunda yaba yaraje ibintu byo guhora nkodesha banyirukana baguze ubuhe ndabirambiwe buriya yankorera umuti gute akampuza n'uriya mugabo koko wigaraguye ngo yonzane ka gatebe kawe nkukarabye ese koko mana ubu nzarera uyu mwana njyenyine igihe nagahereye umwana ari mutoya akaba ageze ahangaha angana gutya koko ariko mana ubu wampoye iki koko ukaba waranyatse umugore wanjye ubu koko umwana wanjye nzamubasha koko uwijuru yaba yaraje nkamutestinga ku buryo abinjiramo araje we wijuru araje yewe mabuja yarantumye ngo murebere 15,000 by'inzu y'ikora ako yakobuja nawe arakabye iminsi bitaranarengaho 3 ngo nimuha amafaranga njye nubwo uti habe niripfumuye utazakureba mu cyumweru gitaha genda ubimubwire usa amafaranga arabona nayakura hehe akabana dukodesha umva kado genda umubwire uti azaguha ku cyumweru yewe yarambwiye ati yamenye ajyane kuko yarakeneye yarambwiye ati uko byagenda kose nze hano nyaho yamara kado mbabarira urebe hariya ubwo naje sinzi uko muzabigenda umubwire ngo nzamuha ku cyumweru naza ntuzamukeka mbe nigendera nakubwiye ngo nifitiye ibibazo by'ubukene igihe cya muteri cyageze sindayitanga nabo baraza bambwira ubusani buri amafaranga nangize ngo ni uwijuru uje ngo mutwiganirire muterete ukuntu agiye kumpuza na Nsabimana mbona uko biri we yifashije aya azajya akorera tuzajya tuyasangira ni agahinda pe arampuza nawe byanga bikunda mu buzima sinabuvamo reka nshaka gusara ubu wasanga reka dogugarutse ariko nsanze reka dogugarutse mwaba mundeba ngena ariko kado uranshaka iki kuko bakumye yewe bo aho se noneho usigaye warasaze ariko narumve nda wasa kadogo nibi umva hano havuye umwana ntesha umutwe ariko tubyihorera baye myese baba we wewe ko ndasara agatebe kamwe wazanye kandi ndayicaca ariko narumve ivuna sigaye noneho yegambisha ariko zicara mva makuru y'ukuntu usigaye wigambisha ariko se usigaye wigambisha uri wenyine wahora n'iki
ubwo uzi ibintu kadogo aramvangiye. Kadogo aheze kandi Dore nayo nicaye nkutegereje ndi kwibaza ubu ngubu ugezeho uza kunsura. kagira ngo Nuko kirakomanze ngira ngo ni wowe ujesha. Cyo kansanga no mwako ngo ni Kadogo. Uzi binankoreye. Nga mabujambwiye ngo mu 2015 kandi haraburaho iminsi 3 yose. mabuja Umva abantu dukodesha twarabye twaragowe umva ubu ngubu buriya nakomanywa sinashyize inkono kuko imbabura narayimanitse ariko njye kwana mbona Kadogo aje kuntera umwako ngo mabuja namubwiye shango ni muri 2015 nibaze ngo 15 ngo amafaranga gose agakura he barabona nayakura gusa ukoraga ahubwo se we umva igihe nza gusengera iwanyu nawe uyu mugabo bita Nsabimana usirimba kabyino reka ukabona ni byiza uriya mugabo munini cyane ufite inda ubyibushye afite n'akana gatoya k'akayobe keza ndakazi ndi kukareba ndetse nabona agakunda no kujya imbere banza hari icyo ayobora mu itorero ryawe uriya niwe perezida wa korali ibyo rero nibyo nashakaga kandi ndakwizeye ndumushakisha ndashaka intebe nziza izese kandi haguruka diwe fata n'intebe yawe Ngacira kwa guteka bivuze na mavuta maze guside. Rero uriya mugabo nagumye nkurikirana amakuru ye ngo umugore we sha yapfuye azize iki mba numva bavuga ngo yakoze impanuka nimba ari imodoka nimba ari ibiki ntumbaze ariko ngo yarapfuye ndashaka rero kunkenera iyo dira icyambere ndi mu ikodi urabona ko usanze Kadogo aza kunyishyuza icya kabiri mfite umwana ndera ikindi nta kintu nibitseho nambana habe na kimwe kandi amakuru nakuruye Nsabimana agafite ifaranga nzi ndabguhingaga ndahinga se shangira umurima kora nawe maza wigeraga umusirimu nose kuko udahinga ubayeho gute ntabwo mpinga nta murima ngira nta n'icya 50 ibyo tubireke rero niyo ushaka ko kumbwira ngo umugore we yarapfuye ushaka ngo mbigenze gute umva nawe Angela ndashaka ko sinabonye se muri abahanuzi turi abahanuzi rwose baratwemeraga twebwe Baby, usiga amavuta. Irongore bari ryakwishe. Babuza abandi bana mu kinani. Zakwijyanira ku ishuri ryo n'abandi bana mu kinani. Nzanye no gutekera ibyo kurya wirire. Ese papa hari ikintu yendaga kukubwira gira utya bigakoreka ndashaka rero kugira utyo Imana iravuze iti guhuje na Yvonne batwemeraga ina ariko rero nawe ushaka kugira ngo nje kubesha da wowe bimporere uzagira utya ari muti ati Nsabimana ati Imana irabwiye ngo yumva
nuko ati Imana irambwiye ngo ati ati uriya mudamu mwiza muremure w'inzobe ati Imana irambwiye niwe mugore wawe azakurera umwana wawe neza ubundi mbijemo ariko nibikunda uzaje urambangira nanjye wowe binkorera hari ihene ebyiri naragije ahantu nzahita nzigurisha amafaranga uzagamba rwose se nzaguha nka 40 konyine ariko ndaje ahako nyine nugera no mu rugo uzaje urambasa ku kawunga kiriya kigombo nakijyaga nacyo neza umva nindamuka mbonye ukuntu ninjira muri jaro umuntu wari ku muceri ni gahunda ku kawunga mwana wa nicyo ushaka kumbwira ese papa mama yagiye mwana wanjye di rero mama wawe yagiye mu ijuru ese papa mama sakora kaka edi rero Imana yakunze mama wawe imujyana mu ijuru ntabwo azagaruka ahubwo Imana izaduha undi mama wawe kuri buto nanjye nawe ngiye kubaho neza ku kinyomoro ku ifiriti narakubizi ko nyikundaga ifiriti ndayikundaga akunda ibirayi ko iwanyu bagahinga iwacu se tuzi ko ibyo bibagayo gusa twirira ibirayi gusa none reba umva nzaba ngiye kubisubiraho nzagira umva nzabyibuha cyane bindekere rero bikunze nkagerayo ahubwo ivo harakandi ujendekereje ahubwo ngo nje mu rusengero n'abandi bose bazamye ko namuhanura niriye guca ahubwo reka nze nzamusanga iwe mu rugo kwa kundi umuntu agendaga akahita agamba ati Imana yanyeretse iyerekwa ryawe ukarimubwira ati Imana yambwiye guca na guca noneho kubera ko wowe uzidira tuzaturi gukina uzahita ubyumva cyane ariko shaho uzi ubwenge nubwo wabaye umuhanuzi w'Imana Imana yarebeye hari icyo yarebeyeho uzi ubwenge cyane umva wowe binkorera ni gahunda nawe nkabona ari urugo rwinjiyemo nkabona nkizi kode umuntu ufite akana kamwe ariko Yvonne utume ngena ziradiyo wagira muri rurago umwana ukamufata nabi byambabaza cyane njyewe oya ntabwo nzamufata nabi nababara nzamufata nk'uwanjye nta kibazo pe nta kibazo uzaje banga babantu biki gihe oya zamufata neza wanjye ndabona uko nira kwakara konga n'imicera ariko sibyo ze nakubwiraga nari mama zazatka Imana izabishakira mama azaza kandi uzamubona uzasanga asa na mama we bikore gusa cyane batwemeraga twebwereka Ivona rero ejo ni kuwa kabiri nzaja gusengera Solowamu kandi nawe abagariyo ntihabagari turajanaga buri gihe buriya reka ahubwo yubwira wowe warambwiye kare mba nazi ko iyo biba byarakunze ubu ngubu ubwo rero kwa kuri ukuntu burije nawe nje kugusura nyine none ndumvisha ikibazo ufite icyo cyose oya cyo kugikora biroroshe tuzazikina kandi zizacamo ahubwo reka nze ndahe sawa byongeye byaciye byatugende mugeze gahunda birangere birakunze we nari hatavuga n'ikibazo ngana uganiriza ako ndakibaza nyine tagira umuntu ubona ko turi no kuba atazabikeka abantu ngo ni wije wabuzufuza edi rero uba ugiye kwiryamira ngiye kujya mu kazi ngo ugende ugiye kwiryamira wawe Imana ntabwo nanjye izikurinda mana we izikurinda Yesu we izikurinda wabona biciyemo ibyanjye wabona biciyemo ikode ryari njengereje nkaba ndivuyemo
ariko mana nagushima, mana nagushima, uriya mwana we namurera neza, umva mana nagushima kandi nzi ko uzabinkorera. Ariko Anje we yabinkoreye, nakemera nkagurisha uduhene twanjye nkamuhemba. Mana ubibemo ubihagararemo, mana ubihagararemo, nzajya mufasha guhanura. ariko se mana yanjye, uriya mwana ibibazo arimo kumbaza nzabikizwa n'iki koko mana yanjye? Ese ubundi uriya mwana we biriya bintu abibwirwa nande koko? Buriya nta bantu baneza uriya mwana ngo ajya ambaza biriya bibazo? Ese umwana ungana kuriya we abibwirwa n'iki kugira ngo abishyire mu mutwe we, nabona ntashye narangiza ambaze biriya bibazo? Ariko mana we, rega agahinda.